Umunsi w'ejo nabwiye papa ngo agure imbwa. Arangije arambwira ngo ntabwo yatunga imbwa ibiri. None maze amasaha 24 ndi kwibaza iyo mbwa y'indaho yabiri. Followinga mwana kambatera gastori. Umusore yari ari kwiga moto, amavuta barashize. Ugize ngo iki ayijyana kuri station yo gushirishamo amavuta. Mu gihe agezeyo bayamushiriramo, ayicaraho, abakandagiye umuriro, byose abifatira rimwe byo kuri moto. Ntumbaze ngo nibe nanjye simbizi. Mu gufata umuriro, moto biramuzamuye imutumbagiza mu kirere no hasi ngo po. Yahagurutse n'umujinya mwinshi afata wa muntu umugurishije amavuta. Aramufata atangira kumuniga, atangira kumukubita. Abantu baza kumukiza batiramenye uramenye mupfuye iki wo muntu kumwishe mu rugupfiki. Aravuga ati umushenzi, nze kunywesha amavuta, njye gushaka amavuta ya moto amaye indege. Followinga mwana, dore ikintu ukwiye kumenya mu buzima bw'iyi si. Ugomba kuzirikana ko nta muntu uzakwita mwiza atarariye imitsi yawe. Ugize ngo iki uti gute? Nta muntu uzavuga ko ufite umutima mwiza. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Nta kintu cyawe yariye. Aze kubyimba. Icyo kintu uri kucyumva neza. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Wenda of course umuntu ashobora kuzaza akavuga ko ufite isura nziza. Icyo cyo kirumvikana. Ndabikubwiye nanjye ufite isura nziza. Ariko ntago nakubwira ngo ufite umutima mwiza nta kintu cyawe nariye. Sinaba narabibwiwe n'iki ko ufite. Nta muntu uzakwita mwiza atarari imitsi yawe. Ibyo birumvikana. Nta muntu uzakwita mwiza ataraguhombeje. Ayo makuru yakoresha icyo ushaka. Followinga mwana, umva nkugira inama. Mu buzima uzahore witoza kwirwanirira wenyine. Kukabo bakwizeza ubufasha, hari aho ugera mu makuba ukisanga uri wenyine. Ibyo rero bigutere kumenya ubwenge, ibyo ugabanya itabi. Followinga mwana, umva nkubwire muko. Umugabo w'iki gihe uzagukunda akagutonesha akakuba. Sister wanjye nta handi wamusanga uretse mu kinamico. Followinga mwana, umva wa musore we. Dore ibintu bibiri bikwereka ko uwo mukobwa mukundana atagukunda, utazigera mubana. Ugize ngo iki Bana umwana aho ngaho twivugira. Bikwereka ko mubanye mu buzima bw'ikinyoma, ndetse nubwo wamwimariyemo we ntagukunda. Aze kubyimba. Icyambere nubwo nshobora kuba nkubwiye bibiri ariko nshobora kubibura. Ariko kankubwire tega amatwi nkubwire mwana. Icyambere umukobwa ugukunda bya nyabyo mushobora kuzabana. Niba mukundana muteretana nta nzu ufite ntaki, kikwereka ko mushobora kuzabana, cyangwa se kikwereka ko atagukunda mutazabana. Uri umukobwa ukwaka amafaranga,
wenda ntaba ari kwa dufaranga twatuni wenda ngo sheri bumpaye 1000 nguru tuvuta ngura gafondeta mukobwa uza ati sheri nkeneye 30 ugize ngo iki nkeneye 20 nkeneye 100 maze kubyimba umukobwa nakugeza icyo gitekerezo cy'amafaranga 100 20 nta zindi business ari gukina nta zindi mishinguzi agiye kuyashiramo kandi zo yakubwiye katiringegera umukobwa ntabwo gukunda ubwo nta kuntu wanyumvisha umukobwa gukunda ukunda kwaka amafaranga nta business afite uzi wenda agiye kuyashoramo none se shira mu bwenge niba gukunda kakwatsa yo 30 aya mabati 3 akaba yajyanye uba wumva ko muzabahe cyangwa se bizagenda bite kandi amafaranga wari kuzakoresha wubaka kugira ngo mubane ari kuyatwara cyamujye mugabanya itabi mumenye ubwenge maze kubyimba following mwana dore ibintu 3 nize kuva uyu mwaka watangira bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu cyambere nize ko nta kintu gihoraho iteka icya kabiri nize ko abantu baza bakanagenda ikindi mwana urukundo na amagambo gusa ese ndabeshe mwana wowe ubona urukundo atari amagambo gusa sinzi umunyarwanda wavuze ngo inzoga itagira umukobwa irutwa n'igikoma following mwana umuntu uri bunsubize kino kibazo aratsindira inote y'2,000 ku gisubizo cye yatanze muri comment acyandike ashireho na nimero yiwe ya mobile money cyangwa code inote ya kibiri ahita imushikaho ikibazo cyanjye kirabaza kiti sahizi wenda ushobora kuba uri muri Amerika cyangwa uri mu Rwanda sahizi perezida w'igihugu utuyemo sahizi ari gukorera inyungu z'abaturage none wowe sahizi uri gukorera iki niba sahizi nakubwiye nti nutsinda kino kibazo urabukoreye 2,000 ndayakoherereza ushiremo nimero yawe bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu sahizi perezida w'igihugu utuyemo ari gukorera inyungu z'igihugu cyangwa inyungu z'abaturage wowe kano kanya uri gukorera iki duhure muri comment ntibibagirwe kumfollowinga mwana